aba yabahaye, wowe bigaragaze muri comment byonyine. Tuzagera runaka mu gihe mu mezi runaka dufate inkoramutima zacu twicara ahantu tunya promotion tugikora. Umuntu areba video yandika muri comment, namara kwandikamo umunsi umwe nge nzicara nanye ko ndo umujaje, nzicara mu biganiro twakoze nk'ibiganiro nka 20 tureba bagiye bagarukamo inshuro nyinshi banasigamo nimero, ubundi twicare tuganire nabo, twicara ahantu twinegure, abanywa agacupa mu kamwe, abanywa abarya kaburusheti, nyine nimwe inshuti zacu nyine mubigaragariza. Ese twongeye kubasuhuza tubaha ikaze nanone ni kuri Rukumbi TV. Nkuko duhora tubibabwira, ibiganiro byacu na ama episode bigenda bigaruka kimwe kivaho ikindi kijyaho, ni hit after hit after hit after hit. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugakanda no kukazogera kugira ngo ikiganiro ujye uhita ukibona direct mu bambere kikigeraho. Hanyuma kandi ugakanda like kugira ngo ikiganiro cyawe wakunze kibashe kugera kure. Turi kumwe nanone n'umugabo hano nk'ibisanzwe. Uyu mugabo rwose ni intwari, yenda gushimira. Asante sana. Uhora utuzanira rwose ibintu bishya kuri Rukumbi. Ndagushimiye cyane rwose. Komerezaho. Ngewe rero nibwo mba nsa nkabona ngitangira kugira ngo n'abantu babe babyumva. Utu tuntu mba ndimo ndagenda mvuga dutoya mutubona kuri Rukumbi TV, nutwatira noneho misire ndende. Ubu ibi bintu turimo utu tuntu turi gukora duto turi gushaka noneho kugira ngo kwanza turebe uko bimeze, ariko twototera noneho gukora imisire ndende kugira ngo ewana namwe mujye mutubwira, natwe rega tuba dushaka mutubwire muri comment. Ikibazo ni mutubwire. Mbibutsa ko hari promotion inshuti za Rukumbi TV, nimba ukurikirana ibi biganiro Rukumbi aba yabahaye, wowe bigaragaze muri comment byonyine. Tuzagera runaka mu gihe mu mezi runaka dufate inkoramutima zacu twicara ahantu tuninegure nyabuneka, twishimire neza imirimo twagezeho. Yes, byandi bavuga ngo Imana ngo yavuze ngo umurimo wawe wahawe umugisha, nyine icara nyine urye unywe kuko ibikorwa byawe byahawe umugisha. Rukumbabarira iki kintu uko dukoze iki kintu cya promotion tugikora. Umuntu areba video yandika muri comment, namara kwandikamo umunsi umwe nge nzicara nanye ko ndo umujaje, nzicara mu biganiro twakoze nk'ibiganiro nka 20 tureba bagiye bagarukamo inshuro nyinshi banasigamo nimero, ubundi twicare tuganire nabo, twicara ahantu twinegure, abanywa agacupa mu kamwe, abanywa abarya kaburusheti, nyine nimwe inshuti zacu nyine mubigaragariza hariya. Yego. Hanyuma Musa, watuzaniye iyihe misire rero noneho? Reka rero ngiyewe mbagarukire ku mujama wacu muzi ikoze hit. Simvuga mu muziki, ni umwe influencer hano mu Rwanda bamwita Jayskizo Mpango aka Kasuku, cyogere mu nku, umwami w'abagore. Umwami w'abagore, ariko sinzi ubwo abo bagore kuna babonana nabo kuko hari icyo yapfuye na Scovia. Hari ukuntu umuntu abangana abagore cyari gupfa na Scovia kuko yiyita umwami w'abagore kandi na Scovia ari muri abo bagore. Hari ukuntu umuntu abangana kuriya nkibaza ubundi ubwo umwami w'abagore yo gahunda ibiteye nyine z'imikururu. Scovia rero murabizi Scovia nawe ni umwe influencer urenze, na Jayskizo nawe ni gutyo baje kugira gutya rero ku mbuga nkoranyambaga batangira guterana amagambo. Murabizi Jayskizo nawe amagambo ye, ariko na Scovia nawe mukamumenya bakozanyaho bose cyane ko bose ewana baba bari hejuru. Ariko ibi bintu kuva na kera ngo byahoze, ngo no mu muziki ngo bararirimbaga ngo bagatukana mu ndirimbo, ngo wakumva nagututse ngo nawe ngo kansubize. None bigeze kuba influencer none. Jayskizo ku batabizi no hari igikondo mu Gashyekero.
gashyekero ni mu gashyekero Scovia we sinzahana tuje skizo we nuwaho ngaho igikondo yo ngiyo mu gashyekero hasi ngo haba n'ubuzima bworoshye disi iyo ufite ngo igihumbi cya bibiri urateka ukarya neza kandi urumva rero ubuzima bwaho buroroshye amazi bido yaho ni veni urabyumva nyine ko aho hana ubuzima bari tambara rero baje kugira gutya kuri kwa kundi baba bahanahana baratukana rwose n'ibintu bijya hanze ariko icyo nsaba abanyarwanda mukunda gukurikirana iyi showbiz nyabuneka ntimukarebere gusa mujye munakura n'amasengesho ubwo se batukanye mu buryo cyangwa ni bya biganiro bya Kasuku wajya yikorera birimo ya magambo ye y'ibishegu ukuntu hanyuma Scovia rero nawe ntago ajya arya indimi reka ubwo nawe yarabyumvise wenda abivugaho nawe abivugaho Kasuku rero nawe ati nawe ati urabibona Kasuku nawe sinzi biriya bintu nimbaza kubera ko hari ukuntu n'umuntu ariko ubundi uriya mutipe biriya bintu ubundi abavuga ubundi abikura ku babyeyi ku myanya uzi ko adatinya kuvuga ibintu by'ibitsina gutuka imyanya y'ibanga akabivuga neza kuri kamera azi ko hari abantu miliyoni hariho abana baba bari gukurikirana ibiganiro tuba tugenda twikorera bakumva umuntu ungana kuriya udafite atabana n'ubumuga mu mutwe aravuga ibintu pe ubona ko rwose ubona ko abishimangiye abihagazeho neza nyamara ntidushaka abantu bahana nko gutuma umuco ucika dusigasira umuco wacu biriya ntabwo ari ibintu byo kujya imbere ya kamera ngo uvuge isi yose iri bukubona Scovia yagize gutya rero abaramukebuye Scovia kugukebura rero we ntago aza ngo agushake ngo avuga ati ngo aza kugira inama ko akwicaze hariya kubwira ati ibi bintu uvuga ntago ari byo ahubwo nawe ajya kuri ya social nyine nawe ajya aho wabikuye akavuga ati uyu muntu ibi n'ibi kandi tubyemere ko Scovia buriya nuko abantu batabizi buriya Scovia aranakurikirwa Scovia arakurikirwa cyane ugereranyije na Kasuku adakurikirwa umuntu ufite igitangazamakuru kigaragara gutya live ubu asigaye mama urwa Gasabo sikari televiziyo nk'izi tureba nka RBA nk'isango nka TV1 gutya arayifite akagira na zira social media z'ama platform nazo zikurikirwa tuvuge neza abantu batagira ngo hari ukuntu umuntu aba afite ikintu kiraho kiri mu nzozi ariko ibyo byose birakurikirwa ariko na Kasuku arakurikirwa ariko ntago yamugwa mu ntege niyo mpamvu ibintu avuga Kasuku arakurikirwa ariko tubyemeranyweho ni nayo mpamvu ibintu avuga abagomba gushyiramo ikinyabupfura gukurikirwa none niyo mpamvu ugiyewe nta nubwo natera ibuye umuntu wamukebuye uri kumukebura mu bintu avuga icyo rero nicyo ari gupfa na Scovia urabizi ukuri kuraryana iyo Scovia yaravuze ku bintu aba avuga umutipe ntabwo yabyumvise neza nagiye nakurikiye ikiganiro Kasuku yavuze arimo avuga ngo murabizi ngo twakunda seka ngo giye ngo nikorera ngo ibiganiro byanjye ngo murabizi ngo uko njya mbikora ngo ariko ngo giye ngo ubu noneho ngo ndababaye ngo nubwo ngo nkora biriya biganiro bimeze kuriya ngo ariko nanjye ndi umuntu ngo mfite umutima ubabara ubwo rero ngo kwa kundi ubwo rero aza kugenda nyine gukomoza kuri Scovia ubumva rero ko harimo umwuka mubi ntago bari gucana waka ubwo rero sinzi niba ujya ukurikirana ibiganiro by'uriya mugabo n'iby'uriya mugore ngewe icyo wabivugaho ndabikurikirana kubera iki ubundi izi YouTube channel zivuga biriya bishegu ubundi dufite umuvugizi mwiza rw'imfura rwose murangira tseri buriya n'umuntu w'umugabo bajye batubabarira dufite ukuntu dufite abana kuri ubu ngubu
bacyaye mu bwenge ushyira hasi telefone ntumbwire ukuntu password bazimenye abana bacu ugasanga yirukiye kuri YouTube najyaho akumva ari amagambo uriya muhungu abivugira kuri internet umwana nabyumva nawe ejo yajya ku ishuri akabivuga bizagenda bite ibi bintu bigomba nimba yego ni imbuga nkoranyambaga ariko zikoranya zihuriraho nyine abantu benshi nyine ari ikinyarwanda bajya bavuga ngo wibahetse abayigisha uwo mu mugongo rero ntabwo ibi bintu Skizo sinzi wenda imitekerereze cyangwa se sinzi wenda hariho n'igihe wenda umuntu abivuga bitewe n'ibyo yanyweye wenda ariko buriya byaje bazamukebura bibuka ko na wa mugore ntuze cyangwa wa mukobwa Jackie nawe ntiyamurushaga ubukaka yajyaga akavuga uburyo ki rwose umugabo umwe atamuhaza iki n'ibiki ntisi yabibonye ibi bintu nyine nibyo kuko Jackie babaye bamukonjesheje uyu muntu bita ntuza Skizo Kasuku niyo batangire bamurebeho gato kugira ngo bino bintu nyaboneka rwose uzi ko hari amacano menshi ba nyirayo baretse kubera ko bashyiragaho ziriya content z'ibishegu aho RIB ibahagurukiye bakaba barabuze na content kuko biriya nibyo byari muri talent yabo nibyo byari bibarimo ngo nibyo byatumaga ngo barya ngo byarabagaburira ariko buriya giye mpamya ko na content yose wakora ishobora kukugaburira byabaye ngombwa ahubwo bari abantu yewe ntago mbona ko kuba barahagaritse gukoresha amacano yabo ariko zira content arizo zatuma zabagaburiraga cyane ahubwo nibyo ndi bavuga ngo nyereka bo mugendana nkubwira uriwe cyangwa nyereka icyunwa nkubwira uriwe ubu nuvuga ngo bari abantu n'ubundi birana ibyo bintu byabo nkuko nk'abaririmbyi hari uririmba R&B hari uririmba hip hop hari uririmba afrobeat ubwo biramutse bihindutse R&B kavaho cyangwa hip hop ikavaho nawe ubwo ahita ajyana nabyo nka hip hop bakavuga ati kuva ubu injyana ya hip hop ivuyeho nawe uzongera kuyiririmba nawe ubwo nyine ajyana nayo nyine nabariya rero nabo barabihanangirije kuri zira content zimeze kuriya amacano bahita bayabwika barayabika sha ariko nari maze kubona amacano neza tubona njye sinjya mbivuga birabiga ariko ukaba ubibona nyine biranga so batubabarire bakora ubuvugizi kuri uyu muhungu rwose ibi bintu abavuga kandi akabivuga ku mbuga noneho hari ukuntu ngo basigaye badukata ari udushoti yavuze biriya bintu ntabishyire kuri YouTube no kuri Facebook na hehe hose ku mbuga zose bigacyaracyara nyine bikarushaho bakabitiza umurindi bikagera kure hashoboka yego bakabicamo ibyo bari gushyira kuri YouTube bakakatamo bakagira n'utundi bashyira ku zindi mbuga kugira ngo byihute yego umva ngo hari imbuga bazi zishobora gukurikiranwa wenda n'inzego zibishinzwe z'abayobozi cyangwa se zikurikiranwa n'abana batoya badashaka ko bumva ibyo bintu akaba n'utundi duce bashyira kuri za mbuga noneho zikurikiranwa n'abantu bose bazi ngo wenda ngo umuyobozi runaka kuri YouTube najyaho arakubitana n'iyi nkuru ariko wenda umuyobozi runaka ntakoresha TikTok ntakoresha Facebook ntakoresha iki hanyuma bagakatakata bakagenda bashyira ahantu hatandukanye bitewe nabo bashaka ko babyumva hanyuma se nkawe rwose nizere ko Kasuku wenda azumva iki kiganiro njye nzakimusharinga njyewe nzakora uburyo bwose azacyumva kubera ko ibi bintu sinzi impamvu nyine ariko agomba kumenya ko ibi bintu umuco wa kinyarwanda wacu nk'abanyarwanda uturanga umuco uturanga hagiye hari ibintu uriya mutipe avuga nkibaza ese uriya mutipe ubundi buriya agira ababyeyi arabafite uriya mutipe agira abana n'abana ntazi urumva kuko ibi bintu nta kuntu waba ufite umubyeyi umwubaha
ngo ujye kuvuga imyanya y'ibanga y'umubyeyi. Reka buriya umuntu wese ukuruta aba ari umubyeyi wawe, aba ari umubyeyi. Umuntu wese ukuruta aba ari umubyeyi wawe, kubera ko kabishwe nubwo baba baritahiye, ariko hari abandi bangana na so, bangana na nyoko. Amagambo 2 cyangwa 3 kuri Kasuku dusoze. Njyewe ikintu nabwira Kasuku, ni umuntu ufite abantu benshi bamukurikira. Icyo namubwira cya mbere ni ukubanza agakosora imvugo ashyira ku mbuga nkoranyambaga. Icya kabiri namubwiraho, Kasuku hariho n'abantu nagiye numva, nigeze gukora ikiganiro nsa nkaho mvuzeho akantu, umuntu abyandika muri komenti avuga ku bijyanye ngo na ruswa ngo y'igitsina yigeze kumwaka. Ubwo rero iyo utangiye gukora ibyo nanone ubivanga n'akazi, nanone birakica. Icyo namubwira cyo rero nadufashe ni ukuri kw'Imana, nawe ubwe yifasha. Nicyo kintu namubwira kabisa, rwose adufashe. Kuri Scovia wamubwira iki? Scovia mama wa Rwagasabo ni umuntu nemera cyane mu mvugo, muri performance, muri buri kimwe cyose. Nakomerezaho, ahubwo noneho akomeze nawe antere ingabo mu bitugu rwose. Aba bantu rwose tubashe kubakeburana pe, tujyanemo umungani wa Sirogoye muri karitsiye iwacu. Ubuyobozi nibwo bajya bavuga ngo tujyanemo. Musa twasoje. Murakoze cyane.